abantu bari muri gereza mbisubiyemo, abantu bari mu bitaro mbisubiyemo, abantu bari mu mahanga mbisubiyemo. Aba nibo bagiye kuza gutwara, aba nibo bagiye kuyobora, aba nibo bagiye kuza kubaka igihugu. Abantu bari mu mpimba mu Burundi muri gucengera, bamwe bagiye gusohoka ari ba Yosefu, umwe arajya asohoka ari Prime Minister. Sinababwiye mu kiganiro cyashize ngo Imana iri kuyimbohe, sinababwiye ngababwira ni hari ubutumwa nahawe. Umuntu witwa Umurundi aho uherereye hose, mvugira uti Imana, ni mumvugira uti Imana, aho uherereye hose ugiye guhabwa agaciro, uhabwa ijambo. Uwo bambuye bazamwishyura, uwo batahembaga bagiye kumuhemba. Ubu ni ubuhanuzi. Uwari urwaye ugiye gukira indwara, upfa kuba ufite umutima mwiza n'intego n'imigabo myiza ku gihugu. Nanjye Imana ibona hari imigabo n'imigambi mibi ntibyasohora, ariko Imana izi ndebe. Uburundi n'u Rwanda ni ibihugu byiza byiza. Rwanda nziza gihugu cyacu ngo byiduhetse, Burundi bwacu bwiza ngo byiduhetse. Abantu u Rwanda Burundi, abantu bahuza indi bagahuza buri kimwe cyose. Ibi bihugu mureke tubibambirwe mu gusenga tubyiyiririza ubusa. Hari amakuru y'ijuru, hari amakuru y'ijuru Imana yampaye ngira ngo tuganire hano. Ndagira ngo nkongorere utere intambwe unabizi. Buno hari abantu marayika yambwiye agiye kudedowana bameze nka za kontineri zihera muri Majerwa cyangwa ibicuruzwa byaheze muri Majerwa. Marayika avugana nanjye arambwira ngo rega, hari abantu ngiye gucira inzira, hari abantu ngiye gufungurira, hari abantu bari kwishyuza ngiye kwishyurira, hari abantu bari kwishyuzwa ngiye kwishyurira, hari n'abari kwishyuza ngiye kwishyuriza. Donke hari abantu baheze muri Kenya bari bafite urugendo rwa Canada, Australia na Amerika n'Uburayi. Hari abantu marayika agiye anyereka, agiye kubomora. Rwanda ya wazi, Ethiopia, wezi, uko kuntu kose mugiye kubona Imana ibize ziwaya, ibintu bishyira mu buryo, bishyira mu murongo, mu buryo ge ntazi. Kandi marayikazi ngira ngo burebaga pasiporo kawe ko nta vumbi ririho, wasanga naho warebaga akaviza wari warabyibagiwe, hunguraho akavumbi. Yesu araje kandi araje abigenze neza. Haleluya. Nabonye abantu inzira zifunguka, mbona ibintu biremewe. Hari abaheze i Burundi bafite ibyangombwa bifuzaga kujya kwihahira rata. Ubundi bibajya hehe? Nubwo warozwe, nubwo urogwa, nubwo baguhiga, nubwo bagufitiye ishyari, batobeye na basare barati, ariko sha nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Ntajwo. Inyanja ya Mediterane urayambuka uce hejuru y'iriya nyanja, inyanja itukuru yice hejuru, ukati Pari, uzifate Birirene, nushaka aho uri hose. Rwanda Burundi ni mumvugira uti Imana, je nabonye umucyo urasira ibi bihugu, mbona amahoro, mbona iterambere, mbona ubuzima, mbona agakiza, mbona abantu barariye, abantu barahaze. Kumanywa Imana ikagucanira mu ijoro leta ikagucanira, ukagira ingendo, ukagenda uhagaze cyangwa wicaye, ariko ukagira ubuzima. Muzi ibigiye kuba cyangwa uri kubyumvisha ugutwi kumwe? Muzi ibigiye kuba? Buno hari abantu mwahejeje muri gereza barengana. Abangaba bagiye gusohoka, bo bubaka igihugu, bakorera igihugu. Hari abantu bari mu mahanga bahunze bagiye kugaruka bakubaka igihugu. Hari abari mu gihugu bagiye kubaka, ariko abantu benshi uretse wihanye arababarirwa, cya kidaharirwa no gutuka umwuka wera. Abantu bijanditse mu byaha ntabwo Yesu ari bubakishe, ariko abaja bagize ntabwo muri bwubake, ariko abaciye bugufi Imana igiye kubakoresha ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza. Haleluya. N'utwumiza. Giye kujya ujya muri Amerika, uzana ibihumbi 10 by'idolari, wubaka igihugu. Uzana ibihumbi 100, wubaka igihugu. Abazungu bagiye kumanuka, Imana bacishe bugufi, bandi barindagize. Kumwe Elisa yarindagizaga ingabo zari zije kumufata i Samariya z'Abafilisitiya. Niko marayika ugiye kubaka uyu mugabane by'umwihariko urundi Rwanda. Niko agiye kubaka. Agenagiza amakuru rero muri iri joro. Murantunga. Imana igiye gutanga ubwenge
mutigeze mwe mubona, ku buryo umuntu wese azajya ajya muri Google asangemo application z'abanyarwanda, application z'abarundi, asangemo made in Rwanda, made in Burundi, ibintu ari fresh. Cy'amatiko n'intambara n'amahane bizashira. Ibi bigiye kurangira nkuko corona yarangiye. Buno umuntu wese turayibuka tugisoma mu bitabo, ariko nka nyuma y'imyaka 10 uzajya unayibwira umwana wawe cyangwa veni mubwira uti kera habaho icyorozi iki kidushyira ahitwa muri Guma mu rugo kivuye Yohani mu Bushinwa. Ubu tuvugana rero marayika mwubatsi w'umutima, mwubatsi w'umubiri, mwubatsi w'igihugu, umwubatsi w'ikirere, umwubatsi w'inyanja n'imigezi, ayaje kubaka i Burundi, mu Rwanda. Harimo abanyeshyari bahita badutera amabuye, abandi bakabirwanya ngo ntibizaba, ngo byaba gute. Ntibizaba. Turi umwaka wa 2025, 2026, 2027, ibyo muvuga ngo 2030, ngo 2050, tuzageza 2028 ibintu bimeze neza, biri ku rutonde, ibintu bimeze fresh. Cyamukaba umuragwa kuri iyi ngoma, cyamukaba umwe mu bagomba guhabwa uyu mugisha n'umwami Imana. Haleluya. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenye uko biri, ari kw'icyo nzino iby'Imana ishaka ari byo wiriye gukora, ari kw'icyo nzino iby'Imana ishaka ari byo wiriye gukora. Mugiye kubimenya. Mareka yarambwiye ngo impunzi zifuzaga guhunga kubera ubukene n'ibindi bibazo, mwebwe mugiye kugaruka mu gihugu, mwubaka igihugu. Abajyaga guhiga ubuzima Imana yabuzanye hano. Wamvugiye uti Imana cyangwa ukamvugira uti haleluya. Bantu mugiye kurondeza no gushakisha Yesu, namwe yabaciriye inzira mu buryo bwagutse, mutekereze imishinga yagutse mugiye kuzakora. Buno marayika ari kugenda asura abari muri gereza, asura abari mu mahanga, asura abari mu gihugu. Mwese mugiye gukorera igihugu. Inyeshyamba zigiye gushyira intwaro hasi, zitahe zijye zivuga ngo tuje kubaka, natwe turaje. Abiyita Abayuda atari bazakwikubita imbere, nabo baze bubake. Ubwo butumwa nibwo marayika agiye yampaye umunsi ndi gutangaza, nibwo ndi kuvuga. Ibi nibyo umwuka yabishuriye, nibyo umwuka wera yanyeretse. Mbwira ngo abarundikazi, abanyarwandakazi, muzabyara mutarushye, muzabyara mutabazwe. Haleluya. Ibi nibyo umwuka yambwiraga ngo nta busuma buzongera kubaho, nta maruswa azongera kubaho. Niyo mpamvu n'aba ngaba intwaro zabo zirarangiye. Ntabwiye ngo Kisekedi byarangiye, Evariste Ndayishimiye byarangiye. Ngira ngo ubu tuvugana perezida wese udafite umumaro, umuntu ubu usigaye ku ngoma, gomba kuba ayoboye muri manda. Nabwo Imana izagenda itubwira amakuru izaduha, tuzayababwira. Ibrahim Traoré aracyayoboye, asimbuka ipfu nyinshi, asimbuka ibibazo byinshi. Kandi ugendanye n'umugabo, umugabo wagendana n'imbwa ukaba imbwa, wagendana n'igisambo ukaba igisambo, wagendana n'indaya ukaba indaya, wagendana n'umwicanyi ukaba umwicanyi. Ibrahim Traoré agendana na Putin, Vladimir Putin. Muze murebe ihanga ayoboye uko ringana, ubushobozi. Ubwo se wagendana n'umuntu nk'uriya mukajiga selfie kuriya umwana na se, ukambwira ngo habuze ikiwa? Birangira hewa? Biragoranira hehe? Ntabwo bishoboka. Perezida nyakubahwa Paul Kagame aracyayoboye. Harimo abantu bavuga ngo ejo. Aracyayoboye. Ubwo rero ntabwo rero bayoboye kubera ko hari ubundi bumanzi bundi, nuko Imana ibintu imitima bafite ibyiharaniye n'ibyihatanira
ni inyungu z'abenegihugu. Aba bagomba kuba ba Samusoni, bagomba kuba ba Dawidi, aba bagomba kuba abahizi. Ni ukuvuga n'abazabasimbura rero bo bizaba ari too much. Abazabasimbura ni too much. Ni Dawidi musa, ni ba Dawidi bagiye gutwara Afurika. Ibyo bintu by'akajagari n'akavuyo, ibyo bintu by'urungabangaba rwashi Petekeshezeri, ibyo bintu by'urungabangaba badimoni baduhejejemo, impunzi zimwe zambuka izindi zambuka, zimwe zicaha izindi zicaha, abantu baburara, abantu bafatwa ku ngufu, abantu bicwa, abantu bagambanirwa, abantu bashimutwa, abantu bakubitwa amafuni. Ahubwo Imana yari yaratebye, Yesu yari yaratinze. Ariko igihe niki, igihe niki, igihe niki, igihe niki Yesu agiye gukora. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi nibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi nibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona aya masezerano. Haleluya, haleluya. Hano hagiye kuza ubwami bw'Imana, hagiye kuba ubwami bw'Imana. Abanyaburayi bakanuye amaso, babireba batabireba, babyumva batabyumva. Yesu yiyizeye kandi yavuze biraba, yategeka bigakomera. Yakinze ntawu cingura, kandi yakinguye ntawu cinga. Nzi imirimo yabo, nzi imyicarire n'imibyukire yabo. Niyo mpamvu Yesu yizeye ku mugabane. Ubu ngubu aturamburiye ukuboko, agiye kwitegekera ayobore. Ubundi bamwe ishyari ribica, abandi umujinya ubica, abandi bahekenya amenyo. Ishyari ryica ubuza ubwenge, umujinya ukica umupfapfa. Ngira ngo uko niko kuri naguhamiriza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana nishimwe cyane. N'uyu munsi marayika yampaye ubutumwa, arambwira ngo abantu bigwijeho imitungo, abantu biyegeranyirizaho imitungo, abantu birundanyiriza ko komeza uyarunde cyane, numara kuva mu mwuka ntacyazakumarira, kandi nyuma y'ibyo byose hazavura urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Nagira ngo nkubwire ko ubu butumwa ijuru ryabumpaye ngo mbutangaze muri iki kiganiro. Mureke tubivuge. Abantu biyegeranyirijeho ubutunzi, kandi si Burundi gusa, ni ibi bihugu byose bya Afurika. Niwo muco wari uhari, ariko si umuco, ahubwo bagenda biganana. Ntawe ukora ngo aharanire guteza imbere igihugu, aharanire guhembwa make, aharanire kuzamura bene gihugu. Perezida mupiganirwa itongo, perezida mugapiganirwa imodoka nziza, perezida mugahanganira ahabonetse imari, kandi wa azana abarinzi n'amayisikoti. Ubwo ntiwahagwa, uhita ukuramo akawe karenge. Abantu bakimurwa ku ngufu, abandi bikagenda kurana kuri. Marayika yambwiye ngo ndi muri Afurika kurengera uyu mugabane no gutabara uyu mugabane. Si igihugu kimwe, si bibiri, si bitatu, ariko hano niho ahereye. Simwe muvuga ngo ni umutima wa Afurika, simwe muvuga ngo ni Jaride de Nejo bundi hari wavuze ngo umutima wa Afurika uri hano mu Kigobe, muri iyi myiyamamazo y'abakandida baharanira kuba bashinga amateka n'abakenguza amateka. Biriya yavuze sinabihakanye, sinanabizi, ntabwo hano ndi kuvuga histoire, ariko nashatse kukubwira ko kurya muvuga ngo Burundi ni namba wani muri Afurika, ni Burundi bwa mbere muri Afurika, bukaba umutima wa Afurika, kikaba igihugu cyiza kuruta ibindi byose. Ubwo sinzi niba ari byo marayika yagenderaho anagitangiriramo kugira ngo akizanire umwimbu n'umusaruro n'iterambere, ntabwo mbizi. Ariko jiwe ndi kukubwira ubutumwa hano nahawe. Taha akabona indi, mwijoro akabona ibyo kurya bikwiye, byo kwambara bikwiye. Iyi Mana ninde wayiteshukaho, ninde wayivaho igiye gukora ibi bintu? Ku manywa Yesu akagucanira, ukiga ku murango habona, mwijoro leta ikagucanira.
ugahahira muri supermarket. Buno dufite abantu batazi umukate ukusa, batazi kamayoneze uko gasa, batazi prebu kwisa, mbese baba mu gihugu cyabonyine, natwe tukaba mu kindi cyatwenyine, kandi turi mu gihugu kimwe ibera ririmo 9 araba. Buno rero hari marayika ugiye kwegeranya impunzi zose aziha umugisha. Nabonye rya jambo Bibiliya ivuga yo kwakura, watanze itegeko ngo umuyahudi wese ugukorera n'uwagukoreye n'uwigeza gukorera n'uri kugukorera nimubara n'imyaka yose yakoze, itotezwa n'akarenganyo sefini. Wowe umurundi ahantu uherereye, akira ubufasha Imana yitanze, sinjye ubutanze. Akira ubu buhanuzi, ni Imana ibukuzaniye, si njyewe ubukuzaniye. Yego, niba unkurikiye neza, niba turi kumwe 5 kuri 5, akira ubu butumwa n'Imana ibumpaye. Nta kinyoma kirimo. Mwebwe Imana yabashyize muri target. Sinjye ubivugishijwe jyenyine, si nuko mbivugishijwe ngo bimenye. Umwana abizi undi ntabizi, ari ubibonye ari ubwa mbere, ubibonye ari n'ubwa kabiri cyangwa inshuro 10. Hari numvise amasezerano ari ubwa mbere, ariko pe ibihugu byabacengereye kenshi, abazungu babacengera kenshi, ibihugu mbese Burundi buhinduka isina ngufi, Burundi burakorerwa iyicarubozo. Ariko uyu munsi wa none nimumvugira utima, nimumvugira utima, Imana ishobora byose, Imana itari Bayali, Imana itari Dagon, mugiye kubona ikiganza kiruta ibindi biganza kibaramburiye ineza, ku buryo umuntu wese azajya yifuza kugera mu Burundi. Buno rero Mwuka w'Imana arasura arambwira ati rega ibintu byose birahari, ahubwo nta rukundo, ntabwo abantu bakundana, abantu ntibemerana. Yesu nashimwe cyane. Ndarunde uyarunde cyane, numara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira, kandi nyuma y'ibyo byose hazavura urubanza. Uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Komeza uyarunde cyane, numara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira, kandi nyuma y'ibyo byose hazavura urubanza. Uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Yesu Kristo nashimwe. Ndaguhaye ikaze ku Mbabazi TV 3. Mana yanyeretse mu Burundi, muri Kongo, mu Bugande, muri Kenya, mu Rwanda n'ahandi hatandukanye. Noneho mbona abantu bigwijeho ubutunzi burimo ikinyoma, abantu muri CNDD-FDD. ubu butumwa nubwumva ntiwinangira umutima. Aya mashyaka yose, aba bantu bose batunze, ba Siyoni, bande na bande, bose bakabuga, Rujugiro we yaratashye, n'abandi mwese mutunze. Ntabwo hano ugenda ibubare buri muntu ya ndabaho ubutumwa bw'Imana. Nindangiza kameramana azimye kamera ntahe, cyumva ni kireba, ikibwigwa ni ikerego. Haleluya. Iyi ndirimbo nayibonye marayika yiririmba, iyi narindi kuririmba nayibonye marayika ari yiririmba. Marayika arambwira ngo dore inzara mu buraruko, mu buseruko, mu bumanuko, nyamara hejuru abantu birundanyirijeho ubutunzi. Nta miti yo kuvura bene gihugu, nyamara hejuru abantu birundanyirijeho ubutunzi. Marayika aje guhigura n'abaministiri n'abaperezida n'abavuga rikijyana mu bisata bitandukanye. Aje guhigura n'ababishopu, aje guhigura n'abarevera pastor, aje guhigura n'abashumba, aje guhigura n'abapastor. Unkurikiye
warageze ikirenge mu cya Yesu cyangwa unkurikiye warakigeze mu cya Satani. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Yego. Marayika arambwira ngo ni gute umuntu ahabwa ruswa akagura imodoka imwe ebyiri eshatu akica agakiza mu mafaranga ya ruswa? Yarunde cyane. Umuntu bakamuramya bakanamusenga agashimishwa n'ibyo agasamara, igihugu kikagwa mu manga, ariko akaba afite ifamu y'inka zirenze 100. Gutunga si bibi, ariko jye Marayika yambwiye ngo dore reverendi kuri uratunze, Everest uratunze, Sendi Dede benshi muratunze, ariko ubu butunzi bwose mwegeranyije, Marayika yambwiye ngo ntabyo muzahunga. Kandi ndabizi mugiye kuntera amabuye, ariko ntabyo muzahunga, nta n'ibyo muri. Oya, bizahabwa bubaha Imana, bizasandaguzwa gukoresherezwa abene gihugu n'igihugu. Ubutumwa nahawe urarundarunda, uregeranya, mbese ubutunzi buri ku bantu wabarira ku ntoki, ariko igihugu kirimo miliyoni 10 na zingahe zirenze 13. Nyamara gifite byose, cyahawe byose, gifite umwanya uhagije. Ubundi witwa Ibrahim Kapiteni Traore we yabonye ise, ntabwo numva ukuntu umuntu agera aba perezida, noneho abayoboye bose bagafatikanya gusahura no kwiba no kwigwizaho imitungo. Umwe akajya abwira undi ati hari ikirombe havuyemo angahe, hariya hari ubutaka, mbese babwirana bakora nk'abavuga bati ninavaho nzaba njyanye ibi, ninavaho nzaba negeranyije ibi, ninavaho nzaba afite imitungo igeza. Bamwe bakabitsa mu Busuwisi, abandi bakabikubaka muri Amerika. Ibi bintu muri kujyamo ntabwo ari byo narabibabwiye. Ubuho Imana irangaruye. Kadafi yabikije mu Bufaransa, bimumariye iki? Abana bibe bamariye iki? Ntibari muri gereza? Harokotse umwe nako. Libya biyimariye iki? Ibyo bintu muri kujyamo mukanga bene gihugu, mukanga gukorera igihugu, mukanga kuba mu gihugu, mukanga kubika mu gihugu, mukanga kusangira n'abene gihugu, ababatora, ababakunda, abana banyu, amaraso yanyu, abitirirwa izina ry'igihugu mwitirirwa, ababatoye, ababashyize ku butegetsi, mukajya mugahaga, mukibagirwa mu nyungu zanyu. Nari nyiri kukubwira rero umuntu wabonye ise, ariko n'Imana ishimwe cyane muri Afurika iri kugenda igaragaza yerekana ko ukuboko kwayo kw'imbabazi kuri Afurika koko. Ibrahim Kapiteni Traore mu masengesho twagiye dusenga, n'undi umusengera wese Imana imumugisha, kandi narababonye muri komenti ko gose uyu mupapa mu mukunda, n'umugisha kandi ni mu mukunde koko. Nabonye Marayika mishurira ambwira ngo ese uyu muntu si kapiteni, si nge wamuzamuye nkamuha igihugu, nta kiyoboye se, ntafite umugisha se? Kapiteni ndaje muvuge mu kanya, reka kapiteni ndaje muvuge mu kanya, reka gingaruke hano mu butumwa Marayika yampaye. Marayika yasuye amakonti mubitsaho amafaranga, Marayika asura mu ndimiro zanyu, Marayika asura mu bikingi byanyu no mu bigobe, asanga mufite ibintu byinshi mwigwijeho byinshi bwa buzima bwa kapitaliste, ariko asanga nta rukundo mufite, nta n'impuhwe mufite. Niyo mpamvu rero yaririmbye iyi ndirimbo. Nakangukiye hejuru numva Marayika ari kuririmba iyi ndirimbo, ndibaza nti Mana kuki uririmbye iyi ndirimbo? Komeza uyarundarunde se, nta mafaranga naba nararunze hanini nagize ngo niki Imana iri kubwira. Komeza uyarundarunde, Mana nindi iri gucira umugani.
fata umwanya ndasenga, haciye mu mwanya nongeye kubona mbona igihugu cy'u Burundi nicyo cyari imbere, ariko jye no mu masengesho buriya Burundi ntibwakira ntabusengeye, ntibwacya ntabusengeye. N'ubu kandi ndatuye Imana ikiza Burundi n'abarundi batabara, kandi mutabawe twese tuzaba dutabawe. Ahantu tuvuga ururimi rumwe, duhuje byose, dusangiye byose, mutabawe twaba dutabawe. Amen. Basabiye umugisha, kandi Imana ireba umutima wanjye n'ubwenge bwanjye. Umurundi akwiye guhabwa umugisha, umunyarwanda akwiye guhabwa umugisha. Donc ahubwo jyewe ari icyo ntegeka, uretse ko Imana yabivuze ko izabikora, twakabaye u Rwanda n'u Burundi nta mupaka. Nta n'igihugu dukwiye kuba inshuti kuruta Burundi n'u Rwanda. Ntacyo u Burundi nibwo dukwiye kuba dufitanye amasezerano aruta yo dufitanye n'ibindi bihugu ibyo ari byo byose. Mu cyifuzo cyane Rwanda Urundi Rwanda, dusangiye imigezi, dusangiye amazi, dusangiye isura, turasaba tugakwa, ibintu nta kibazo. Ibindi kuvugura byumva utarinze gushyiramo ama ekuteri ngo ujye muri Google uhindure. Ubwo rero mbasabiye umugisha. Sorry gato, marayika arambwira ngo nta kintu bashobora kuzaryamo na kimwe, nta n'icyo bazahungana, ahubwo bateje umuvumo abana babo, bateje akaga abana babo. Uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Muteje umuvumo abana banyu, koko mwebwe mwegeranya muzi ko abana banyu bazabirya, bazabinywa. Mbere marayika ataraza, umuntu yanabiteruraga akigira mu Bufaransa akabijyana, akigira muri Amerika akabijyana. Ubu tuvugana umupaka urafunze, umupaka urafunze. Marayika yampaye indirimbo ngo niririmbe, arambwira ngo indirimbo yiririmbe, imipaka ndayifunze, yo mu kirere ndayifunze. Ntabyo muzahungana n'ibyo Burundi, ahubwo ibintu bigiye kuva hanze ari byinshi byinjire mu gihugu. Uri hanze, umuntu uri gupagasa uri muri Amerika w'umurundi, uri gupagasa uri mu Burayi w'umurundi, uri gupagasa uri muri Aziya w'umurundi, uwagiye kwiga ari umurundi. Imbere y'ishobora byose ntangajira ijambo ndivuze, sinanyweye inzoga, sinigeze nanazinywa, sinteganya no kuzinywa, shobojwe n'umwami Yesu. Yewe sinanariye n'indya zisanzwe. Ibi ndi kuvuga wowe murundi aho urikiye hose uherereye, Imana igiye kuramburira ukuboko umurundi ahantu aherereye hose. Wagiye guhaha ubwenge ugiye kubuzana, wagiye gupagasa amafaranga ugiye kuyazana, wagiye kurondeza icyo wagiye kurondeza cy'ineza. Imbere y'ishobora byose Imana irakiguhaye ku gicyuma, kandi ugiye kujya kubaka igihugu cyawe, kandi kiraba cyubakitse. Imana izagukoresha iby'ubutwari, Imana izagukoresha ibitangaza bitekeshezereberebo. Imana izashyigikira intambwe zawe n'amaboko yawe, wowe wifuriza neza u Burundi n'u Rwanda. Muririmbyi nawe yaravuze ngo Rwanda nziza gihugu cyacu. Umva nawe, Burundi bwacu ngo byiduhetse. Iyo ngo byiyo twese tuyihuriraho. Uyu munsi wa none rero ugize ngo ntasigura irimo. Imana y'ubwami niyo yiziye gushyira ku rutonde. Gushyira ku rutonde. Ubu tuvugana rero, hari marayika wabaye angaje, hari marayika wigiziye kuroranya, hari marayika waje gutoranya, ariko yambwiye ngo ibi ndabigaye, ibi simbyemera. Bantu buno tarasiferi z'amahera, tarasiferi z'amabuye y'agaciro, tarasiferi ziri kunyuzwa mu buryo bw'imiyaga n'uburyo bugaragara, izo zose zigiye guhagarara. Abantu bagiye gutangira ikivi cyo kubaka Kanani, cyo gushyigikira Dawidi. Ntabwo muzajya mugeza saa sita ngo mubure amata, mubure amazi, mubure umutsima. Oya, Yesu ashobora byose, kandi we sinzi uko abigenza, sinzi ukuntu bikora, sinzi ukuntu bigenza. Mana ufite ukuntu bigenza bikemera, sinzi uko bigenza, sinzi ukuntu bikora. Mana ufite ukuntu bigenza bikemera. Imana ishobora byose
abantu baragiye bagura ibintu bitandukanye, ubwato bwo mu nyanja, abandi bagura bubaka inzu z'imiturirwa, abandi baragenda barakira, abandi barakomera, abandi bahinduka bo gusengwa. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, uyu cyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uratuza ukanasenga ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, ikibazo gihana imbibi n'igisubizo. Humura izo ntambara si uko zizahora, ikigeragezo ufite tugiye kugisohokamo nawe, hari Imana itabara umunota wageze. Nagira ngo nkumenyeshe ko rero Imana yarambwiye ngo abantu birunzeho imitungo, abandi biyegeranyirizaho imitungo ivuye mu maboko y'uburiganya, ivuye mu kiganza cy'uburiganya, ivuye mu busuma, ivuye mu manyanga. Ibyo bintu byose igihugu kiyobowe na marayika. Murumva ibyo bintu byashoboka? Erega uyu si umuntu uzaba bayoboye. Burya hari igihe mubona perezida mwe mukamubona nk'umuntu nkanjye, nanjye ubwanjye kubera mwe muyeri ndimo ndi umuntu, ariko ahandi si ndi umuntu. Ndi umuntu mo kabiri. Ndi inyama n'amaraso mu buryo bw'umubiri, ariko ndi n'impwemu. Dufite ubushobozi kwa Yesu, dufite ubutware, dufite ubushobozi. Mugiye kuyoborwa na perezida utambaye akamero nk'akabavuyeho, bafite ibisekuru, bafite karande. Perezida ugiye kuyobora azaba yogejwe ibirenge, yogejwe ibiganza, mu mutwe yarameshwe, hari ubwoya guhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Abantu bose bamenye amaraso nibo barwanira kuyobora igihugu. Abantu bahaze vino nibo bashaka kuyobora igihugu. Abantu bose bafite isindwe ry'ibyaha n'ubugome nibo bashaka kuyobora igihugu. Mu makuru dufite kandi yizewe, umuntu ugiye kuyobora igihugu ni umuntu wogejwe na Kristo nk'uko yogeje ziriya ntumwa akazitegura. Waduha nka Petero akimara kozwa ibirenge akaza akayobora Burundi, ubwo niwe mugiye kubona. Nka kuri Yohana, Yesu akimara kubabwira ngo mbahaye ubutware, muzakandagira inzoka, mukandagire sikoropiyo, ndabatumye Samariya n'i Yudaya ndetse no ku mpera y'isi. Umwami w'abami ntiyarobanura. Uyu niwe Dawidi ugiye kuza iwanyu, ashyire ku rutonde, abishyire ku rutonde. Dushyire ku rutonde Mana, bishyire ku rutonde Mana. Haleluya. Ubwo rero uyu munsi wa none kaminuza nziza zigiye kuhagaragara, ibitaro byiza bihagaragare, igisirikare kiri ku rwego mpuzamahanga kihaboneke, kandi bahembwa buri kwezi, kandi bahembwa menshi. Aya azava he none? Azava abapolisi babe bambaye neza, bahembwa neza, kandi bitari inkunga z'abanyamahanga. Ntabwo mu buhanuzi Imana yampaye, niyo mpamvu mpanuriye abari muri diaspora b'Abarundi, abari umutrangeri wese ahari nk'inyaga, ugiye gutahana ikintu cyose, amenya hazana baho ubwitegeko rirengera umurundi ahava akagera. Buriya n'umukongomani, kandi abakongomani nabo bararushye. Imana izabagire neza. Ariko buno butumwa ndibanda cyane kuri iki gihugu, kandi nanjye nzaza kurya umukeke. Marayika agiye gutanga umukeke utarimo ibyaha, ibyamwa bitarimo ibyaha, bitekesheje rero nanjye ngiye kwenda ku mbuto nk'umuhanuzi. Ikibazo gihana imbibi n'igisubizo. Ibibazo mufite Yesu yarabibonye, agiye kubaha igisubizo. Haleluya, haleluya. Ubu tuvugana, planning zose, ministeri zose n'abazazitwara n'abazaziyobora, bamwe ubu bicaye muri gereza, abandi bari muri Amerika, abandi bari mu Burayi, abandi bagiye kuzayobora mu Burundi, abandi bibereye ahantu hatandukanye. Yesu, abandi bari mu gihugu muri gereza mo imbere aho. Aba bantu bafunze harimo n'abari kwa muganga, aba bantu bose bafunze, abandi bari mu bihugu bitandukanye. Aha harimo abantu marayika yatoranyije bagiye kuyobora Burundi, bagiye gukorera Burundi. Mumenyeshe ko uyu munsi Yesu uramugiriraho umugisha.
data umugirireho umugisha, mwuka wera umugirireho umugisha, iba myinshi igahimwa n'umwe. Niba nkugiriyeho umugisha, ni Kristo wabivuze ngo iki gikombe kindengana. Hari ibintu bigiye kukurenganira mu izina rya Yesu Kristo bibi. Nibyo koko urazengurutswe kandi uragoswe. Yesu yarasenze aravuga ngo data ninkugiriraho umugisha, iki gikombe ukindeze, ariko bibuka ushaka. Hari ibintu shitani yakwifujeho, hari ibintu abanzi bawe bakwifuzaho, hari ibintu bibi nawe warose, hari n'ibyo baguhanuriye, hari n'ibyo wabwiwe, ariko mu izina ry'Iyampamagaye iki gikombe kikurenge mu izina rya Yesu Kristo. Uratsinda abafarisayo, uratsinda abasadukayo, uratsinda abanyabwenge byagezwe, uratsinda abafarisayo. Mu izina rya Yesu Kristo ugiye gutsinda. Akira itsinzi, akira kunesha. Yesu yaranesheje arangije aranazuka ngo kandi avayo ari muzima. Haleluya. Daniel na Saduraka baranesheje ngo bavayo nta n'umusatsi, nta n'akantu kari kubanukaho cyangwa kitwa umwotsi ko kubanukaho. Mungu asifiwe. Moridekayi ava imbere ya Hamani, umuntu bambitse impeta y'ibwami bakamuha byose, ariko ngo amuva mu nzara. Uku niko ugiye kuva mu menyo y'abatwenzi, niko ugiye kuva mu menyo ya shitani, niko ugiye kuva mu biganza by'umwanzi, niko ugiye kuva mu mbaraga mbi n'impemvu mbi yakugambaniye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Sinya mu mutima wawe ko Yesu agiye kugukiza kandi iki gikombe kikakurenga. Ufite ukuri kwifuza, uri kuvuga ngo mwami bibe uko ushaka, ariko nkugiriyeho umugisha. Nyuriza hano, cisha, nkorera ibi. Ndagira ngo sengane nawe, ndagira ngo nkuheshe umugisha, ndagira ngo nkusabire umugisha mu izina ry'Iyampamagaye yo kwizerwa no kwiringirwa, idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Amazina yawe yayanditse mu gitabo cy'ubugingo. Byizere. Ntabwo uri uwo kurimbuka, ntabwo uri gukorwa n'isoni, ntabwo uri gutererana, ntabwo uri kubura yuva no kubura yujya, ahubwo iyi niyo kwizerwa no kwiringirwa, isumba byose, ishobora byose, iguha umugisha itagabanyije kandi iyo ntijya inagabanya. Amen. Mu isi no mu ijuru ifite ubutware n'ikuzimu ifite ubushobozi. Ubu tuvugana ibintu byawe bigomba gukunda mu izina rya Yesu Kristo, ugatera iburyo kandi ukaroba. Nibyo koko ibintu byose bisigaye bigusuzugura, byanze kukunda, ariko umwanditsi mu itangiriro yaravuze ngo mbahaye ubutware muganze isi n'ibirimo byose. Mu izina rya Yesu Kristo subirana ubutware, mu izina rya Yesu Kristo subirana ubutware, igihugu gisubirana ubutware, Afurika isubirana ubutware. Kandi ibi turi kwatura nyirabyo Kristo azi ko agomba kubitarasifera muri wowe, ko kuri mu kuri n'inzira n'ubugingo. Utari nyirabyo ibi ntashobora kubyumva, ntashobora no kubireba, ariko mu kuri kuyampamagara akira umugisha w'Imana isumba byose, ishobora byose. Ndagushimiye data wa twese uri mu ijuru, ukwiringiye ntazakorwa n'isoni, kandi ukwizeye ntabwo azatetezwa, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Mpesheje umugisha umuntu wese utangiye kino kiganiro akanakirangiza. Mpesheje umugisha umuntu wese tubana muri gahunda ya buri munsi, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka we. Umurenzi imigambi ya shitani, umurenzi imigambi y'abadayimoni, umurenzi imigambi y'ikuzimu. Utangirane natwe, usozanye natwe, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe none n'iteka ryo imbere. Dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu izakora imirimo, izirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha nidusaba uko Imana igikubwira. Ndagushimiye mwami Yesu wabanye natwe, utangiranye natwe, usozanyije natwe. Uha umugisha umuntu wese uguteze amatwi, kandi nyaguhora ku ngoma. Wumve amasengesho amaze igihe asenga, wumve usoma urwandiko ruri ku mutima we, kandi umwumvire kumusubiza. Uri hafi, uri kure, mu izina rya Yesu, abari mu nkomeza, abari mu mbaraga. Haleluya. Ni wowe gitambo kizima, uwihanye babarirwe, tuzahabwe kuba kuri iyi ngoma. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri iyi ngoma, imibabaro n'ishiramana tuzaba, uzabahe kuba kuri iyi ngoma none n'iteka ryose. Amen. Bye bye, turagukunda. Ciao, shalom shalom.